reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Reka tumwifurize kandi weho uwo ari wese ukoze subscribe kuri channel yacu, niba aribwo bwa mbere uyusuye cyangwa se niba aribwo bwa mbere umenye amakuru tunyuzaho umunsi ku munsi, no kuri tuguhaye ikaze. Wowe mu gihugu cy'u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho kandi mu gihugu cya Uganda, Sudani, Mali, Central Africa, Afrika y'Epfo, Afrika y'Uburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru, mwese dukomeje kubaha ikaze. Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimiyimana. Hari amakuru menshi cyane abatandukanye abagenda avugwa mu itangazamakuru, mwaho noneho ubu hakurya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gukomera cyane. Ubu none kiri kuvugwa nuko guverineri w'intara ya Ituri, Lieutenant General Johnny Ruboya Nkashama yabaye cyangwa se yabaye ahaye gasopo Colonel Nanga ukuriye ihuriro Alliance for Congo ribarizwamo umutwe wa M23, amuteguza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziteguye guhangana n'uriya mutwe mu gihe waba ugerageje kwinjira muri iyi ntara ya Ituri. Urumva reka ibintu ukomeje gukomera cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza ubu M23 igenzura cyangwa se irimo igenzura uduce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abayobozi ba AF bakunze kugaragaza ko biteguye no kwinjira mu ntara ya Ituri. Nanga rero by'umwihariko amaze igihe asaba abavandimwe be batuye muri iyi ntara guhuza imbaraga na M23 bagashyira iherezo ku bwicanyi bukorwa n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imitwe y'iterabwoba n'abanya Ituri. Urazana n'abanyamahanga hanyuma ukavuga ko uri umuvandimwe wacu, guma iyo ngiyo nabo muri kumwe, twe ntabwo tugushaka. Liyetona rero Generali Ibuyoya kandi yakomeje abwira cyangwa se ateguza Nanga na M23 ko biteguye muri Ituri ko nta kintu gishobora kuba cyaba. Yakomeje agira ati twiteguye gusubiza ko kuba ibyaha byose mushobora kumenya ko cyangwa se kubya byari byose mwakora ahangaha muri Ituri. Twishimiye kandi kubaha amakosa yose y'abanya Ituri bari inyuma yanyu. Ibyo byose kandi dukomeje kubivuga kandi twiteguye ko isaha ku isaha n'ubundi tugomba kuza tukaba twarwana namwe. Kugeza ubu rero imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteye ite? Iracyakomeje kandi Kongo na M23 isa kandi nikomeye kuba intambara rwose kuba yahagarara, bikomeje kuba byagorana. Gusa muri iyi minsi Kongo na M23 imirwano yasaga naho igabanyije umurego nyuma y'agahenge ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabye impande zombi. Rero ibintu bikomeje kuba byaba ibindi aho n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakanya turi kuvugana nuko ikiriho nuko Kongo yamaze n'ubundi kwakira inkingo z'urukingo cyangwa se inkingo zitandukanye zo kuba zakingira abanyekongo ababibasiwe n'indwara y'ubushita butandukanye. Ubushita rwose buterwa ndetse buterwa n'utunyamaswa dutoye cyane twitwa ngo ni inkende, niba bakunda kwita ngo ni mpox. Rero aho ibi byose byakomeje kuba nuko muri gereza n'ubundi cyangwa se muri gereza za Kongo ibintu bikomeje kuba byaba ibindi nkaho umuvugizi wa Kongo, umuyobozi wa gereza ya Makara, aho akomeze guhigishwa uruhindu nyuma y'igicwa ry'imfungwa zigera ku 129. Uti bihagaze gute? Iyi nkuru nayo ikomeje kubica bigacika mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho umuyobozi wa gereza nkuru ya Makara iherereye i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Joseph Yusufu Mariki yahagaritswe ku mirimo ye kandi ari gushakishwa nk'uko amakuru menshi agera kuri defi abitangaza. Nk'uko rero bivugwa, Joseph Yusufu Mariki yatangaje ko ku wa gatatu itariki 4 Nzeri ko arwaye, bityo
bikaba byerekana ko adahari muri gereza ya Makala. Icyakora andi makuru avuga ko yamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urumva ko bivuga ko ashobora kuba yahunze. Ku wa gatatu rero tariki 4 cyangwa se 4 Nzeri, Minisitiri Constantin Mutamba cyangwa se Minisitiri Constantin Mutamba yahise cyangwa se yatangaje ajya avuga amakuru yo muri gereza ya Makala ko gusuzuma urugero ngo barebe ese bimize gute, uyu koko yaba adahari ngo akore iperereza nuko byagenze kugira ngo aba bantu bose babe batakiriho. Minisitiri rero w'intebe Judith Suminwa nawe yagiye muri iyi gereza nyuma y'ubwicanyi bwahabereye ubwo imfungwa zageragezaga gutoroka zigera kuri 129 zikasiga ubuzima. Mu buryo bunyuranye n'ibyatangajwe na guverinoma ya Kongo ko habaye kugerageza gutoroka gereza, minisitiri we yamagana ko abamajije gukora nk'ukora umuhati wo kuba wagabanya ubucucike muri iyi gereza. Urumva ko ibintu bikomeje kuba byakomera hariya kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We yemeza ko uyu ari umugambi wateguwe kandi yanasezeranyije ko iki kibazo kigomba gusobanurwa mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2. Gutabwa muri yombi rero no gufatwa ngo bishobora gukomeza cyangwa se kuba byakomeza urwego rw'iperereza ryimbitse kugira ngo barebe icyaba cyari kibyihishe inyuma. Urumva ko ibintu bikomeje kuba bikomeye cyane. Hari benshi nabo bakomeza kugenda bavuga ko uko kwicwa kw'aba bafungwa cyangwa se kw'abagereza bishobora kuba bifitanye isano n'ubundi n'amakimbirane ari hagati ya leta ya Kongo ndetse n'imitwe itwara gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje rero kubashimira mwebwe mwese ibyo mukora byose, ibyo munyuramo byose, nta yindi